sí o. Ayé dorí kodò kò yé ni mọ́. Itese mwana. Ni byiza. Nyine hari umuntu ashaka kugutumaho. Ariko je urabizi genge nguruka nk'inuma nkatangera. Nyine uwo muntu ari hafi yawe pe muri inshuti. Nyine yitwa Jack. Jack se si inshuti yanjye ntubi. Wagenda usuka mu ndebera. Harimo ibihembo so. Naribi nyine amafaranga ndayafite. Aho yuvuza agafaranga nyine. Ahubwo ntumanye nyarukireyo kuko ubwo urambarira ya moto yanjyanye niyangaruke nubwo nakoresheje amaguru yanjye. Nyine genda umumbwirira zano mubwira. Ariko subwo wabanje ukagira basi nayo mpa nkayajyana. Asundi wavuze make nyine wowe genda wo banza umubwira ze hano ndaza kugwemba akazi wakarangije. Ngende. Jesus is Lord. Ndakubonye mwana. Ngufitiye amakuru. Ndayavugana nicaye no hasi. Harimo n'agafaranga. Ntagira ngombwa haguruka. Umva noneho nyine wa mukobwa ngo ni Roza. Arabanje arambwira ngo waje nkakubwira. Wagiye ukandebera Jacques ngakaza. Ngo nkamubwira ngakantu kandi ku mutima. Umukobwa se ngo Roza. Oya mwana ngwino nibonera ya moto kuko ngenje nirukana mubwiye ko ngenda na ihangana tuhagereye akubwira. Noneho nari mu kugeza dore umuntu wagushakaga n'uyu nguyu. Jack amakuru se. Nyine nari mukeneye. Nyine ariko nashaka kukubwira. Nyine urabibona ndi naragukunze. Njye nitwa Roza iwacu ni Kigali. Kigali? Cyakuzaniza kureba jewe Jack. Pregnant? Nese rega nyine uramutse unabyanze ufite amafaranga nawe. Miliyoni 12. Jesus! Kuko tugakundana. Jesus is Lord. Hello? Niribu tuvugana? Jesus! Mvuge make. Apostle, we have this. Hey! I hear me to me.